bakunzi ba The ITV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Njyewe ndi Mary Murerwa nkaba ndi kumwe na Yusto Hanyurwa kuri kamera. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa. Nk'uko mubizi rero turi mu gihe cyo kwibuka cyangwa se mu gihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wagiye ufasha benshi, umuhanzi waririmbye indirimbo zifasha benshi mukunda, cyane cyane iyo bigeze muri iki gihe cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Nimumfashe rero tumuhe ikaze, tumwakire kuri The ITV, tuganire nawe byinshi bitandukanye, cyane muraza kumumenya musobanukirwe, ariko tugendane nawe mu rugendo rw'ubuzima bwe, cyane twerekeza no ku buhanzi, ariko nanone twibanda kuri iki gihe turimo cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Dieudonné, turakwakiriye kuri The ITV. Murakoze cyane, kandi ndishimye cyane ko waje tuganire. Nitwa Munyanshoza Dieudonné nk'uko abivuze, ariko irindi zina banyita ni Birizi. Rikomoka ku gihangano nakoze bwa mbere. Barayinyitira. Ndishimye rero, kandi nizera ko turi buganire neza. Yego. Urakoze cyane Dieudonné. Nagira ngo noneho rero utangire tubwire amazina yawe n'agasirino ka Birizi, tubwire aho ryaturutse, ariko noneho nagira ngo mbere y'uko yenda tujya mu kiganiro byimbitse, mu kiganiro mo cyane, nagira ngo abantu benshi barakubona, turakuzi Birizi, Dieudonné tukuzi muri izo ndirimbo, ariko nagira ngo noneho byuze tubwireho gatoya ku mateka yawe, yenda nk'abantu bashobora kuba batakuzi, bakubona hariyo uririmba ariko bakaba bibaza se Dieudonné Birizi ni muntu iki. Tubwireho gatoya, katuvuga gato ku mateka yawe, hanyuma dukomeze. Murakoze cyane. Nk'uko nabivuze, nitwa Munyanshoza Dieudonné, nkaba mvuka mu murenge wa Nyakarenzo, akarere ka Rusizi, intara y'Iburengerazuba. Navutse muri 1975, ariko ubu ntuye Kimironko mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali. Ndubatse, mfite abana 3 n'umugore umwe. Amateka yanjye muri make ndavunagura. Abari maremare ntabwo. Nakuriye nyine aho ngaho i Birizi, iwacu. Nyuma navuga ko nakuriye aho, niga amashuri abanza, ayisumbuye nize aho bita muri Sefati Kibogora. Ariko nyuma iwacu nahaherutse icyo gihe muri 1990 aribwo bavuga ngo inkotanyi zateye. Abantu babona urwitwazo bajya mu bantu gufata abantu barabafunga. Icyo gihe nari umwana, niba nifite imyaka 16, kuko nari mu bihe byo gufata irangamuntu, ariko nari ntarayifata. Nibwo badufashe, nanjye mfatwa mu bandi, tujya gufungira Igitaramo. Ariko urumva iwacu ni Cyangugu, ariko twafungiye Igitaramo. Tuhamara amezi 6, tuhava kubera imishyikirano yarabereye Sere muri cyari cyitwa Zaire. Aribwo inkotanyi zatsaga igitutu ubutegetsi bwo kwa Habyarimana ngo mbere y'uko tubanza twumvikana mufungura abantu mwafunze. Igihe badufunguye muri nyuma y'amezi 6 Gitaramo. Ariko mu gufungurwa nta modoka zari zihari zidutwara. Byabaye ngombwa, bavuga ko buri wese atega, ariko ngewe gutega uva Igitarama ujya Cyangugu n'amaguru ntabwo byari gukunda, biragoye. Ariko natekereje ko i Kigali mfite abantu bene wacu babaga i Kigali, aho kugira ngo njye Cyangugu, nibwo rero uzagenda hari icyumweru cyose cyangwa kirenga. So
so byari babafunguye Igitarama mugomba nta modoka nta bacyura mugomba gusubira iwanyu n'amaguru. Ukuntu byagenze nibuka ko ubwa mbere hari bisi zabonetse zicyura abantu aho bataha, ariko mu cyiciro cyacu twebwe baducyuye izo bisi baducyuye nyuma y'iminsi nk'ine izo bisi zitakiboneka. Noneho kandi itegeko ryaravuga ngo buri muntu wese ataha iwabo. None ndibuka ngiye badufunguye nka saa 11 za nimugoroba. Ubwo urumva ko twe tumaze iminsi ahantu muri cave, twafungiwe muri cave hasi, ntabwo twafungiwe ahandi bafungirwa. Noneho rero ni ahantu hahoraga hacanye amatara ari ijoro ari n'amanywa ntiwabimenya. Bahoraga bisa n'amatara hari muri cave hasi. None badufunguye turasohoka icyo gihe mu bajyi cyangwa muri njye wari urimo njyenyine kuko ari hasigaye bake. Hagarara harya hari ahantu ku marembo ya gereza nyine hari Igitarama, ndeba urumva nari nogoshe maze iminsi ntabona hanze kandi burije ni masaa 11 hafi n'igice. Noneho ntekereza uburyo nagira icyangugu mbona biragoye, ndavuga ntariko kujya i Kigali byaba hafi, reka nkomeze ya Kigali. Kuko naraje burira ndibuka saa 2 zigera ndi mu nzira, ariko nari nacumbagiraga kubera ko bari baradufungiye mu amazi yaturekagaho. Noneho n'inkweto nari narajyanye ukuntu itaro yari yaravuye, yari pantufle byitaga pantufle kera. Noneho urumva naje no kumara iminsi wicaye, noneho natangiye kugira aho itaro Rugobagoba ureba Kamonyi hejuru. Bari bumaze kuba hari nko saa 3 ngira ngo sinibuka neza, ariko hagati ya saa 2 n'igice saa 3. None iki gihe couvre-feu yari saa 12. Nta muntu wemerewe kuba ari saa 12, ndetse bari baranavuze icyo gihe ngo birabujije guhagarara abantu barenze umwe cyangwa babiri nijoro. None ndavuga nuko bwanyiriyeho reka ngende hari hakurya ndi kureba, ndi kuhabona agasantere sinari nahazi, niho ndi burare. Ngira n'amahirwe mbona na kiliziya, hari ukuntu mbona kiliziya burya kiliziya nubwo bavuga ko nakiri atekerejweho. Ndavuga nti niyo nabura aho ndara ntagira uruhande rwa kiliziya, niyo nara ku ibaraza rya kiliziya, niko natekereza. Ariko nkigera ku gasantere ako kanya, abantu muri icyo gihe abantu babaga bari birunze aho bari kureba nk'umuntu bataziho byarumvikana. Hageze nari nogoshe umusatsi, ntanze ku gasantere nyine ntangiye bamenyeka mbazi uburyo nacumbika hano. Mbona hari abantu bari bahagaze ari benshi hari iruhande rw'ishusho, ahantu ishusho iri Kamonyi. Umwe rero ambonye ati mbona wageraga ahantu abantu bakakwitegereza, umuntu wese utazi icyo gihe n'ahantu ngira ngo hose. Mbona banyitegereje, umwe aramaze ati bite, ndamusuhuza. Ako kanya hari abantu agatsiko kari ahantu bahagaze, ubwo ndabasanga basanze bati bite, mu gihe ntangiye kuvuga ngo ndafunguye, nyine baravuga ko ufunguwe. Baranambwiye ngo vuga neza, ngo ntugire ikibazo, ngo dore ni konse yarahari, konse koko yari arimo. Umusaza ndibuka wirabura muto musaza ndamwibuka. Baramuze ngo ningiye konse, ngo nibwo nisobanura baragiye ndafunguye Igitarama, turi n'icyangwa baduhagaye, sinzi ko babyitaga niba ari resepasi cyangwa se n'ikibari cyadufunguraga. Noneho amaze kugisoma yaravuze ngo sinababwiye ngo twajwemo, iryo jambo niyo ndaryumva, uzambe ko twajwemo, ngo kufunguwe uri w'icyangugu, kera cyitwa cyangugu, ugeze hano ute? Ntangira kujya mbeshya ngo hari umuntu twari twarafunganywe n'ubu bariho witwa Sebarinda Antoine, yigeze kuba na perezida wa Njyanama Gitarama. Yari umuntu unakomeye icyo gihe, niba yari akoraga muri Bisogazi. Noneho kubera ko nzi ko ari muri ako gace, hajya nivugira ngo ngiye ngo kwa marume ngo witwa Sebarinda, ngo hari sinzi, ubwo ariko ndi kubeshya, sinikuvuga ngo ngiye i Kigali. None bari ngo naringiye ngo kugira ngo musabe uburyo ejo nzagenda bazamperekeza cyangwa bashakira uburyo nagenda. Barangije ako kanya yahamagaye abantu abaza ngo se ngo
ya modoka ya komine Taba ngo mwayibonye ngo nimuyibone ngo muhagare hari nimuyibone itambuka ishobora kuba nayo ari gutambuka ari izenguruka ngo nimuyibona ngo muhagarike ngo noneho mu gihe abantu bayitegereje itaraza abona hari abasirikare babiri bambaye iniforume nyine za gisirikare noneho arabahamagara arabahamagara araberekana umuntu tubonye ni umunyacyangugu ariko aravuga ko afunguwe none ageze hano abasirikare abasirikare barampamagara banjyana mu furege hari rigori rabo barambwira ati cara hano bakajya bambaza waje ute aturutse he ariko igihe bari kumbaza icyo gihe hagendaga amatuta gusa amatuta y'amarifiti cyangwa se imodoka za gisirikare cyangwa hata mu gitondo bakayihagarika biragiye bagakomeza bakambaza hagize amahirwe haza Toyota bahita binjiramo urumva nabo ntabwo mu by'ukuri nabo bari bateze lift bashaka kujya bonye buriye baba imodoka irabajyanye ubwo nsigaye ushobora ko se iwe yarari ahantu ari gucunga niba yarabonye abasirikare bigendeye nibwo yagarukaga n'aya modoka ya Taba ya komine Taba nayo yabuze mbona aragarutse aramubwira ariko ngo ibyo nkubwira uranyumva ndakumva ngo segiteri Kamonyi aho igarukira urahazi sinimo kuko nashubije ariko numva ntabyo nari nzi ariko sinzi ko nabishobora ngo ntabwo nshaka ko uraramo aho iyi segiteri ya Kamonyi gusa nshaka ko uharara ngo ngaho haguruka ngo wihute ngo sinongeye kubona hano naragiye ureba Kamonyi uzi Kigali ndaza ngera hirya nko mu ikorosi ahantu batakibona ubwo urimo uragenda n'amaguru ni nijoro ndagenda noneho ngeze hirya ndagenda negama ku giti ndibaza nti ko bimaze kuba nka 5:00 za nijoro kandi kuva ari 12:00 noneho ko bari ku mugaragaro ari n'abayobozi uwamfatira hano noneho yangira uti ntaho ngiye imanuka mu gashyamba aho n'ubu buri gihe iyo mpaciye n'imodoka sinyamara kuhareba mpita muri nkarunguruka nkareba haryo ariko icyo gihe hari ishyamba rinini ubana ritemye icyo gihe hari bitubona narebye aho ishingira njyamamo kandi nta n'imbeho nanagize umva ntaragize imbeho sinzi ukuntu nanasinziriye mvugiye gucya neza ndihanagura mpita nkomeza inzira ngo ni birebire mvuze ko nageze i Kigali ngo hari bariyeri ari kuri Nyabarongo hari aho nagezeho ndavuga ndahaca ntinikore n'umutwe wanjye wogoshe mbona abakecuru abantu bari bikoreye ibisheke umwe ndamubwira ngo mutwaze ariko ari amahera kugira ngo mpace ntibarebe umutwe uko naje byenda ni birebire noneho yenda kugira ngo nihute nyuma naje kugera i Kigali ariko nkoraho imirimo ho gatoya ariko kubera ko nari narize ibintu by'imyuga nakoze ibiraka bike nakoze no muri CND bubaka iriya nteko ishinga amategeko nayikozeho ariko icyo gihe hariya hano Kimihurura buriya hariya hafi y'abajepe hari bita mu Rugando niho naca ko nakunda kuba Kacyiru iminsi mike na mukuru wanjye niho yabaga ariko hari interahamwe urumva nyine amashyaka iki byose hasi ubwo nibwo naje gushaka uburyo njya mu Nkotanyi ngeramo mbamo nyine dufatanya n'abandi kugeza ubwo tubaye igihugu duhagaritse jenoside no kubohora ibyo nabyo ni urugendo rukomeye nyuma rero nyuma y'ihagarikwa rya jenoside twakomeje n'ubundi akazi hano mu misozi urabizi interahamwe zakomeza kwica abacengezi n'ibiki byose ariko noneho 1994 ijya kurangira ndibuka
twari tugeze ni Uganda, twari tujya hari za Congo nibwo rero naje ku icyo gihe ntaramenya amakuru iwacu kuva ni ukuvuga ngo wari utaramenya amakuru y'iwanyu kuva 90. Ubu turavuga noneho muri 94 wari umaze imyaka 4 utabiwanyu. Kuva mbese iwacu Mibirizi naherukaga mbere ya 90. Yego. Nongeye kuhasubira 9 na sinya nibuka neza ko ni mu mpera z'94 95 kuko twagiyeyo mpageze nibwo namenye amakuru ariko cyane cyane nkurikije uko nari narahasize nuko hageze nawe ubwawe reba waherukaga iwanyu muri 90 cyangwa mbere ugasubirayo 95 reba uko haba hameze ya mazu ya mihanda kiliziya amase ese ni amatongo ni ubuzima bugoye ni kuri baririmba muri ubwo rero niho kihagira indirimbo Mibirizi yanjemo ntabwo ni narayitekereje nta melody narifite nahagizwe ndebye uko kameze ariko ntekereza ko yenda hiyongereho nuko mu nzira twajaga ku bantu batemye abagihumeka abakirimo kuko tukabafasha mu rugamba buri aho habaye n'ibintu bikomeye burya umuntu yabaga arwana n'ibintu nka bine urimo urarwana n'umwanzi muhanganye wakurasa urimo urashaka murarokora abantu murokora abantu ariko hari n'inkomere muri mushaka uburyo zitazijya kwa muganga bagishobora guhumeka byari ibintu byinshi byo ni birebire hanyuma n'umuntu nahageze mbonye ukuntu hameze mbonye nuko nahasize maze no kumva n'amakuru bambwiye uko bapfuye bose noneho ndangije indirimbo nibwo yaje tukiri aho ngaho rero indirimbo Mibirizi niyo abantu benshi bakuziho nanjye by'umwihariko nibwo nyikumenya nyumva indirimbo zawe niyo nabanje kumva kandi ntekereza ko n'abandi bantu benshi niyo ndirimbo wamamayeho kurusha n'izindi zose ukora mbere y'uko ugera iwanyu hashize imyaka 5 wari warigeze utekereza ko ushobora hari n'ahandi hantu waririmbaga wari warigeze utekereza ko ushobora kuzaba umuhanzi ushobora kuzaririmba byaje gute kugira ngo ugere Mibirizi kirya gihe hazi icyo gitekerezo cyaturutse he ese ni ibintu wari usanzwe uzi kwenda bishoboka kuzabaho icyo gitekerezo cyaje gute byatangiye bite ngiye kuva nkiri umwana nakundaga kuririmba mu ishuri hari abantu b'urungano rwanjye bo nibo bajya bimira ati kera ati ibintu byawe ni ibya kera umwana wajyaga twava kuvoma ugasanga uri kuririmba wigana impara ugasanga urimo uraririmba najyaga ndirimba cyane nkabikunda ariko nkaririmba indirimbo z'abana noneho buriya na Mibirizi ntabwo ari iya mbere hari indirimbo yenda nko mu ishyamba hari ukuntu habagaho morale abantu uretse ko njye cyane ntabwo hari groupe yari izwi yabagaho ngewe ntabwo nayibayemo cyane narindi na mutoya hari cyangwa ntirisana nubwo nari nabizwi ariko hari igihe habagaho guterana umwe akazana nk'agatero muri morale mu kavanga ariko ubundi indirimbo ya mbere ubundi nakoze yari indirimbo 94 turi natangiye bitegeye niyo twarageze i Kigali noneho natangiye gutekereza indirimbo nyinshi ngo urukundo ruzira icyasha yakunze guhita cyane ku munsi w'intwari nshaka kuririmba abasirikare baguye ku rugamba nyine mpereye ku makuru iyo ndirimbo rero niyo yarasohotse bwa mbere ariko kubera ko yahitaga ku munsi kera twizihiza umunsi w'intwari tariki ya mbere Ukwakira noneho nyuma iza guhinduka umunsi w'intwari bashyira tariki ya mbere z'ukwa kabiri ariko iya mbere Ukwakira niho iyo ndirimbo niho nayikoze nyine mvuga cyane abari abayobozi
ariko mvuga n'abandi muri rusange baguye ku rugamba. Indirimbo niyo nakoze, iyi ndirimbo niyo nakoze yitwa Urukundo ruzira icyasha. Mibirizi niyo ndirimbo navuga yamenyekanishije, niyo natangiye kuko nayisohoye ndangije, nari mbazi bariya n'ab'iwacu ndabazi, ariko hari abo nk'aho hirya hakurya hari urabuze ko abishwe ni benshi, kandi twaje ngo tuvuge nibura bakeya. Ni ukuvuga ngo hari abantu nk'abangahe natekerejeho bakuru ba hariya, hari abitwa ba Suwandi, abitwa ba Sidiyo, abitwa ba Eugene Mizuka, yahoze ari meya. Hari abantu nagiye mpamagara nakeka kugira ngo bamfashe turebe mu mpande zose, turebe abantu bahagarariye abandi, abakuru b'imiryango, cyangwa abantu bafite ibyo bari bazwiho kurusha abandi, kuko benshi ntitwabavuga. Kuko nanjye nitangiyeho urugero, hari nka barumuna banjye na mukuru wanjye ntabwo nabavuze, witwa Kageme, hari Kageme, hari Karangwa na Misonera. Abo ntabwo nigeze kubera ko twashaka kuvuga abakuru abasa naho bahagarariye abandi, bari bahagarariye abandi. Noneho tubumvikanaho ku buryo n'umuntu wayumvise ntegeze ko nta n'uwagize ikibazo, kuko twasanze twagiye tuvuga aka gasozi turebamo abantu nibura nka batanu bakuru bahagarariye abandi, abakuru b'imiryango. Noneho turi abantu bake bashoboka, nicyo bamfashije, ndazibona ngo ya ndirimbo irasohoka. Nagira ngo nkubaze kuri iki ngiki, kuko kenshi mu ndirimbo zawe ubona usa naho sinzi niba ukorana n'imiryango, ubona uvuga nk'amazina y'abantu cyane, yenda hari n'izindi ndirimbo zawe utarimo wenyine ahubwo uri kumwe n'abandi bantu bigaragara. Njyewe ntekereza yuko yenda ari nk'abantu b'iyo miryango. Hariho umuntu ushobora kwibaza, ese Dieudonné cyangwa se Mibirizi biriya abikora gute? Ese umuntu ukeneye, yenda tuvuge umuntu wacitse ku icumu, umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ashaka yuko yenda ushobora kuba wamukorera nk'indirimbo by'umwihariko y'umuryango we, ibyo ubikora? Ndabikora cyane. N'ubu iyo urebye kuri channel yanjye ni Mibirizi Munyanshoza, uhera kuri wandika Mibirizi Munyanshoza official. Nagira uyu mwaka none nazishyize zose hano kuri kiganiro, umwaka zose cyane akenshi hari nasanze mfite indirimbo 98 iziriho, ariko hari n'izindi nagiye nkora nk'iza imiryango, yenda ntibashaka biyumvira iwabo, ariko z'udusozi 90 n'ubu zivuze nyinshi, kugira ngo ariko mujya munazumva ku maradiyo, nyumva ni nyinshi cyane. Nkimara gukora indirimbo ya Mibirizi yarakunzwe cyane, ngatumirwa Rubavu, ngatumirwa Nyaruguru, bashaka Mibirizi. Ahantu hose ngira nkabimenya amazina ndirimba udusozi sitwabo, ariko bakayikunda. None nabigeze aho nza gutekereza, ariko nigeze kujya muri Sonarwa kera, nagize amasanga hari umudamu witwa Françoise w'Inyanza, arambwira ati nkunda Mibirizi, ati natwe iwacu ni Nyanza. Numva aho kungiza igitekerezo, kuko Nyanza nigeze kuhanyura ngo turi mu gisirikare. Ngize igitekerezo, naho ndamubwira nti amakuru yaho narayamenya ate? Narahanyuze yego, ariko ampuza n'abandi bantu. Ako kanya hashize nk'iminsi nongera mpamagarwa n'undi muntu avuga ibyo ku Mugote, ndirimbo ya Mugote. Tangije buri indirimbo ya Nyanza namaze kuyikora, mpita nkora n'iya Mugote. Urumva twarafatikanyije, bishyura studio, ariko mu mafaranga bampaye nsaguramo, hasaguka udufaranga. Ndangije mbona ko nakoze Mibirizi y'agasozi, ngakora na Nyanza y'ahantu na Mugote, bakora indirimbo iri rusange. Nibwo nakoraga twara abakunda
kugira ngo nkore indirimbo ya rusange. Buriya Nyanza na Mugote na Mibirizi zasohokeye rimwe, nizo zakurikira Mibirizi, ni nazo zatumye noneho nagura abakunzi, mbese noneho ziramenyekana cyane, none ntangira kujya ngenda. Noneho uko abantu bantumiraga, niyo nifatanyije n'abantu, uzi ko hatanga ubuhamya, uhagarariye abacitse ku icumu akavuga, ibiganiro bigacaho, noneho nkumva nanjye nkagira ati nuko rero nkifuza gukorera ku gasozi, ariko nubwo nifuza kuhakorera mpita niyambaza abantu babo, cyane cyane nka komite y'abacitse ku icumu, kugira ngo bampe amateka neza dukorane. Nuko ndiguye nabo, hari ababigusaba, hari aho ujya kwibuka wamara kumva uko byagenze, ukumva nawe ushatse gukora igitekerezo. Nuko ngo twifatanya n'abantu, byose rero birashoboka, umuntu bashobora ukabafasha, ariko kandi iyo nkoreye n'indirimbo ahantu byanze bikunze njya kuyimurikira abaturage, njyayo imbere nkayiririmbira abantu. Urakoze cyane Dieudonné, nagira ngo noneho nkubaze iki ngiki. Uyu munsi turi muri Phoenix, Arizona, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Siho utuye mu Rwanda, waje kuri gahunda imeze gute? Ni iki cyakuzanye hano? Ese numva muri Arizona bakomereza hehe? Abantu b'ahantu uzakomereza bitegura iki, bakwitegeho iki? Nagira ngo usubize kuri ibyo ngibyo mbere y'uko tugana ku musozo. Murakoze cyane, amazina mbashimire, ariko mu by'ukuri nagira ngo cyane nanjye nshime hano muri Arizona, mpaje rwo bwa mbere, kuko ubushize nagiye muri Utah no muri Maine, ariko mpageze ikintu cyanshimishije cyane ni ukuntu naje niteguye, nzanye nanjye umusanzu w'ibihangano kugira ngo tutaramane mu twibuka abacu, tutaramane n'abacu. Ariko mpageze mu by'ukuri nishimiye ko hano hari abantu banyakiriye neza, ariko cyane cyane uko kiriya gikorwa cyo kwibuka cyagenze, bitabiriye ari benshi, bazira ku gihe, gahunda zigenda neza, haririmbye kuko mbona ko bishimye turi kwibuka. Rwose ngewe narishimye, gusa nkaba navuga ntibakomerezaho, kuko biriya iyo abantu baje ari benshi tugafatana umugongo, hari icyizere, hari kuba umuntu yongera kumva ko n'abarokotse wese yumva ko bari kumwe n'abandi. Burya ari ikintu gikomeye cyo gushyigikirana. Ndagira ngo hano banze ntibashimire. Aba rero ndashaka ngiye kuhava nkomeze muri Oregon, ngira ngo ni naho tuzibukira urwego rwa Amerika yose. Ndizeye rero, ntekereza ko hazaza abantu benshi rwose, yenda mbonyeho n'abatwumva bazaza ari benshi. Nanjye nditeguye rwose kubaririmbira neza, kandi muzaze dufatanye twibuke ababyeyi bacu, inshuti, abavandimwe, dufatane mu mugongo. Kandi ntekereza ko nkurikije uko ndi kubona babyitegura, kandi ndizera ko bizagenda neza. Nyuma nimpava nzakomeza muri Washington, naho niteguye kuzifatanya nabo, hanyuma nzahava naho mpita njya muri Maine, kugeza ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu nzaba nshoje, ku buryo nasubira. Ariko ikigaragara cyo rwose ndashimira urugendo nagenze, ndashima abo nasanze, kandi ndabifuza gukomeza rwa rukundo rwo gufatana umugongo no kubaha igikorwa cyo kwibuka. Ntekereza ko bizadufasha twese mu buryo bwo twiyubaka. Yasigaye mu gira amahoro nishimye gusa, ariko ndabasabira n'umugisha ngo muzakomeze. Murakoze cyane. Urakoze cyane Dieudonné. Nagira ngo noneho abantu murumva, abantu bo muri Oregon, abantu bo muri Washington State, abantu bo muri Maine, murumva yuko muhishiwe byinshi
byinshi kandi byiza na Dieudonné, nyamuna muzitabire kugira ngo iki kiriya gikorwa kandi twese tuzagaragaze gufatanya, kuba hamwe ndetse no gushyigikirana no gufata mu mugongo abacu kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Dieudonné, mbere y'uko rero tujya ku musozo turimo dusoza, nagira ngo mubaze kano kantu gatoya nibagiye kukoza. Iyo ubona abantu bakunda indirimbo zawe kuriya, aho ugiye hose wifatanya n'abantu kuriya, ukaririmba ukabona abantu barabyumva, ukabona abantu baragushyigikiye, biguha iyihe shusho? Ni iki bikubwira wowe? Indemera ibyiringiro, bikampa icyizere, bikantera umuhati wo kuba noneho nakomeza no kubishyiramo imbaraga, kuko burya umuntu iyo ukora ikintu abantu bakacyishimira, nawe mu by'ukuri ugira imbaraga zo gukomeza kugikora kandi neza. Kwibuka mbigira imwe mu bikorwa cyangwa se mu musanzu wanjye uzatanga bicishije mu buhanzi, kugira ngo amateka ya jenoside uko yateguwe, uko yashyizwe mu bikorwa, uko ingaruka yadukururiye, ndetse n'inzira twanyuramo kugira ngo dufatanye twese kurinda ikibi no kurwanya uwo ari we wese, aho ariho hose, icyo ari cyo cyose cyakongera kudusubiza muri jenoside habaye, kuko ni ikintu kibi cyane tutagomba gutuma hari icyakongera kugaruka. Umusanzu wanjye rero niwo ndawutanga, nzawutanga, kandi nyine nk'uko wari ubimbajije, kubera ko binakundwa cyane cyane, nkaba nzi ko byubaka n'abantu. Hari abantu benshi banjye banzanira amakado mu rugo menshi, buriya mfite ibintu byinshi nabikubwira, abantu baza ati hari aho wankuye, nari imeze gutya na gutya, ariko indirimbo zawe zaramfashije, ubona mu by'ukuri ntabwo nabura nanjye.